tumaze kugera ku rwego rwiza mu iterambere ry'imibereho kandi ibikorwa birivugira. Twahinduye umuryango izingiro ry'imibereho myiza, tugiraga uruhare rwo kuganiza abana, kubaka icyizere mu rubyiruko, ndetse numva ko nkwiriye no gukomeza kandi twize kwihangira imirimo, duteza imbere urubyiruko, kurera ndetse no kwita ku mikurire y'umwana. Ariko inzira iracyari ndende. Turigira ku mateka y'ejo hashize twubaka ejo hazaza, kuko ejo si kera. Kurikira ikiganiro Ejo si kera umenye amakuru, amasomo n'ubumenyi ku ngingo zirimo ubuzima bw'imyororokere, kwiteza imbere ku rubyiruko, kuboneza urubyaro, imibanire y'umuryango n'izindi ngingo. Ibi biganiro mubitegurirwa n'umuryango Imbuto Foundation. Ejo si kera. Turabasuhuje kandi tubaha ikaze mu kiganiro Ejo si kera. Ikiganiro mutegurirwa n'umuryango Imbuto Foundation ndetse n'abafatanyabikorwa bawo. Muri iki kiganiro dusangira amakuru n'ubumenyi birebana n'imibanire y'abagize umuryango, imikurire y'abana bato, kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina, inda ziterwa abangavu, kwihangira imirimo n'ibindi. Mu kiganiro cyacu giheruka twaganiriye ku buryo bwiza bwo kurera umwana kugira ngo akure mu gihagararo, mu mibanire n'abandi ndetse no mu bwenge. Muribuka tuvuga ku buryo ari byiza ko ababyeyi bakurikirana imyigire y'abana babo igihe bageze mu gihe cyo kwiga. Muribuka tuvuga ku buryo ababyeyi bakwiye gufasha abana mu gukina ndetse n'icyo bifasha ku bwonko bw'aba bana buba bukirimo gukura. Muribuka tuvuga ku gukurikirana umwana no kumurinda ibyamuhutaza. Muribuka dusoza tuvuga ko kurera umwana neza, wita ku buzima bwe, uburere ndetse n'ubumenyi bituma akura neza yifitiye icyizere, bityo agashobora kwigirira akamaro, akakagirira umuryango we ndetse n'igihugu muri rusange. Ibi iyo bidakozwe bishobora kugira ingaruka nyinshi zirimo n'ibibazo byo mu mutwe. Ibibazo birebana n'ubuzima bwo mu mutwe bishobora kuba uburwayi cyangwa se ihungabana. Ngiyi ngingo tugiye kuganiraho uyu munsi. Ubuzima bwo mu mutwe nuko bwabungwabungwa haba ku muntu mukuru ndetse no ku mwana. Turavuga kuri bimwe mu bibazo bishobora kuba ku buzima bwo mu mutwe, uko byakumirwa ndetse n'uburyo bwo gufasha uwahuye nabyo. Turavuga ku myitwarire ikwiye mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe. Ese ubuzima bwo mu mutwe ku mwana bwo bukwiye kubungabungwa bute? Iyo bidakozwe uko bikwiye bigenda bite? Iyi ni incamake y'ibyo tugiye kurambura muri iki kiganiro. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Tubahaye ikaze. Kubaho neza kuri twe nicyo gusa dushaka, imbonezamikurire ku bakiri bato. Ishami rya Loni rishinzwe ubuzima risobanura ubuzima bwo mu mutwe nk'imimerere y'umuntu imufasha kumenya ubushobozi bwe mu mitekerereze, akaba ashobora kugira imyitwarire ikwiye mu buzima bwe, agashobora gukora agatanga umusaruro ku giti cye no ku muryango mugari. Iri shami rya Loni rivuga ko ubuzima bwo mu mutwe ari uburyo umuntu yiyumvamo ubushobozi bwo kwigirira icyizere, kugenzura amarangamutima ye, gukoresha ubwenge, kubana n'abandi no kwishimira ubuzima. Ibi bisobanuye ko gutakaza ubushobozi bwo gukora kimwe cyangwa se byinshi muri ibi biba bivuze ko uwo muntu afite ikibazo cyo mu mutwe cyangwa se uburwayi bwo mu mutwe. Umuryango w'Abibumbye uvuga ko ku isi yose abantu hafi miliyari imwe bafite ibibazo bitandukanye birebana n'ubuzima bwo mu mutwe. Mu gatabo gakubiyemo inyigisho zigenewe abajyanama b'ubuzima ku buzima bwo mu mutwe, Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kigaragazamo ko zimwe mu mpamvu zishobora gutera ibibazo ku buzima bwo mu mutwe harimo ibibazo by'imitekerereze, ibibazo by'imibereho y'ubuzima rusange nk'ubukene, intambara ndetse n'ibindi. Ubuzima bwo mu mutwe kandi bushobora guhungabanywa n'impinduka mu mibereho y'umuntu nko gupfusha, kubura ibyawe wakundaga cyane, ibiza nk'umutingito, umwuzure, kugirirwa nabi nko gukorerwa jenoside n'ibindi. Ubuzima bwo mu mutwe kandi bushobora guhungabanywa n'ubundi burwayi umuntu ashobora kugira, imiterere y'imisemburo y'ubwonko, gukoresha ibiyobyabwenge n'ibindi. Mu ndwara nyinshi zibasira ubuzima bwo mu mutwe, iyo kwiheba niyo yibasiye abantu benshi ku isi. Hari nanone zituma umuntu asa naho yibereye mu isi ya wenyine. Umuntu ufite ubu burwayi ntabwo asabana n'abandi. Rimwe na rimwe yumva amajwi abandi batumva, agakora ibintu abandi babona bibusanye n'ibyagakozwe. Mu bibazo byo mu mutwe kandi hari ibituma umuntu adatuza kandi akarangwa n'amahane. Umuntu ufite iyi ndwara ashobora kurangwa no kugendagenda, kutaruhuka, kurwana cyangwa se akaba yanaceceka gusa. Ubundi bavuga ko umuntu afite ubuzima bwiza bwo mu mutwe iyo ashobora gutekereza,
kugira amarangamutima, agakora ibintu uko bikorwa kandi abishaka. Iyo bitagenze uku, ubwo ubuzima bwo mu mutwe bw'uwo muntu buba burimo ikibazo. Ubusanzwe imikorere y'ubwonko bw'umuntu niyo ituma yitwara nk'uko yitwara mu buzima bwa buri munsi. Iyi mikorere y'ubwonko nayo ishingira ku miterere yabwo. Nk'urugero, agace k'ubwonko gashinzwe kugenzura ubwoba kitwa amygdala niko gafasha abantu kwirinda ibintu byose bishobora kubashyira mu byago. Gasa nk'umurinzi w'abantu. Aka gace gakorana n'icyitwa prefrontal cortex mu kugenzura uko umuntu yitwara iyo ahuye n'ikintu giteye ubwoba cyangwa se gihangayikishije. Iyi prefrontal cortex ni nayo ifasha abantu gufata ibyemezo no kwibuka. Ibi bice by'ubwonko bwose bituma naho bibinyujije mu tunyangingo tw'ubwonko twitwa neurone duhora tuzenguruka mu bice bitandukanye by'ubwonko tujyanye amakuru. Igihe cyose habayeho kutagenda k'ubu butumwa nk'uko bikwiye, nibwo bavuga ko habayeho ikibazo cyo mu mutwe. Ibintu byose twavuze birimo ibibazo by'imitekerereze, ibibazo by'imibereho y'ubuzima rusange nk'ubukene, intambara n'ibindi, ndetse n'izindi mpamvu zitandukanye bishobora guhindura iyi mikorere y'ubwonko maze umuntu akagira ibibazo byo mu mutwe. Igihe bigaragaye ko umuntu afite ikibazo mu mutwe, abo babana cyangwa se abandi bamuri hafi bakwiye kwihutira kubibwira umujyanama w'ubuzima cyangwa se bakamujyana kwa muganga. Ku bigo nderabuzima hari abaganga b'indwara zo mu mutwe. Igihe hari uwo muzi cyangwa se ufite ibimenyetso by'indwara zo mu mutwe, mushobora guhamagara imirongo ya telefoni itishyurwa ariyo 1024. Uyu ni umurongo w'umuryango w'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi barangije amashuri makuru na kaminuza GARG. Ushobora kandi guhamagara 2100. Uyu ni umurongo w'umuryango utabara imbabare Croix Rouge. Ushobora nanone guhamagara 114. Ni umurongo w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC. Wahamagara kandi 5476. Uyu ni umurongo w'umuryango w'abanyeshuri barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ARG. Hari kandi 7494. Uyu ni umurongo w'umuryango w'abagizwe abapfakazi na Jenoside yakorewe Abatutsi AVEGA, cyangwa se nanone ugahamagara Never Again Rwanda kuri 0788310113. Izi zose ni inzego n'imiryango ibungabunga ubuzima bwo mu mutwe. Umujyanama w'ubuzima ugerejweho umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, icyo asabwa gukora ni ugufatanya n'umuryango w'uwo muntu kubahiriza uburenganzira bwe. Umurwayi nawe yigishwa gukurikiza amabwiriza ya muganga nko gufata imiti uko yanditswe, kwitabira ibiganiro agomba kugirana n'abaganga n'ibindi. Abajyanama b'ubuzima n'abaganga kandi bigisha umuryango w'umurwayi uburyo bagomba kwitwara n'uko bagomba kumwitaho batamuhaye akato cyangwa se ngo bamuheze. Ishami rya Loni rishinzwe ubuzima rivuga ko ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe mu isi byibasiye umwana umwe mu 10. Bafite ibibazo birimo agahinda gakabije n'umuhangayiko cyangwa se anxiety. Ibi byose kandi bigaterwa n'ibibabaho mu buzima bwa buri munsi. Iri shami rya Loni ritanga inama z'ibikwiye gukorerwa umwana mu rwego rwo kurinda ubuzima bwe bwo mu mutwe. Birimo gukora ku buryo agira ubuzima bwiza, burimo kugaburirwa indyo yuzuye, guhabwa umwanya wo gukina no gusabana n'abandi, kuba ari mu muryango ubanye neza mu bwumvikane utarangwa n'intonganya n'amakimbirane, kujyanwa mu ishuri rikurikirana ubuzima bw'abana buri munsi, guhabwa umwanya wo kugira uruhare mu bikorwa by'imibanire n'urungano, kugaragarizwa urukundo no kwitabwaho, gufashwa kwigirira icyizere n'ibindi. Ku bantu bakuru naho hari inama zitangwa mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe. Abantu bagirwa inama yo gukunda kuvuga ku marangamutima yabo aho kubyihererana buri gihe, kwirinda ibiyobyabwenge, gukora imyitozo ngororamubiri. Ibi ngibi bifasha ubwonko gukora neza, bigafasha umuntu gusinzira neza. Uku gusinzira neza nabyo ni ingenzi cyane ku buzima bwo mu mutwe, kubera ko mu bitotsi nibwo bimwe mu bice by'ubwonko biruhuka. Mu gukumira ibibazo mu buzima bwo mu mutwe kandi, abantu bagirwa inama yo gusaba ubufasha igihe babukeneye aho kuba banyamwigendaho. Kuruhuka bihagije nabyo ni ngombwa, kwiyakira ukuri, kwita ku bandi n'ibindi. Impuguke mu buzima bwo mu mutwe zivuga ko umwana ashobora kuba hari ibibazo afite ariko ntibigaragare bikazamugiraho ingaruka nyuma. Ariyo mpamvu leta y'u Rwanda yongereye imbaraga mu kwita ku buzima bwo mu mutwe mu mashuri. Ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa 9 mu 2020, mu Rwanda hatangijwe ubukangurambaga bwo kwita ku buzima bwo mu mutwe mu mashuri. Minisiteri y'ubuzima ivuga ko bitoroshye kubona ibimenyetso by'ibibazo byo mu mutwe ku mwana cyangwa se ku bantu bakuru bamwe na bamwe, kandi ibimenyetso bitagaragaye
bishobora kumuviramo indwara zikomeye z'umubiri cyangwa se iz'umutwe. Ariko iyo abantu babikumiriye ntihabeho akato, umuntu arafashwa akabaho neza. Kimwe mu bitera ibibazo byo mu mutwe cyane cyane mu rubyiruko ni ibiyobyabwenge. Ngiyi ingingo tuzaganiraho mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Ibiyobyabwenge mu rubyiruko. Tuzavuga uko bibata umuntu, ingaruka zabyo n'uburyo bwo kubyirinda no kubirwanya. Ntimuzacikwe. Ikiganiro Ejo si kera usibye kugikurikira kuri radiyo, ushobora no kugikurikira ku rubuga rwa YouTube kuri chaîne ya Imbuto Foundation. Tubashimiye ko mudasiba kutwumva. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Naho ubutaha. Ibi biganiro mubitegurirwa n'umuryango Imbuto Foundation. Ejo si kera.